niyo mpamvu nahisemo kuzana umukunzi wanjye kugira ngo bamurebe. yego hari abagiye bavuga ngo n'ubundi mbonana na wa muntu, kandi rwose biriya byarangiye 2016. bamwe bakavuga bati n'ubundi ntabwo ngo wigeze urikana n'uwo mugabo wubatse, ahubwo uracyakomeje kubana nawe, uracyakomeje guca inyuma umugabo wawe. uyu nguyu Simon, umugabo wawe Simon. Iki kintu arabizi ko mukunda, ni ukuri, kandi nawe uko yansanze arakuzi. Arabizi ko mukunda. yego none se wenda Flora ukomere, sibyo? Batumura akavuga bati Florence uca inyuma umugabo wawe, iki kintu we ntabwo ucyumva cyakuriye? ntako ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze by'umweko muri Sunday Park. Turi kumwe n'uyu muvandimwe mureba imbere, si ubwa mbere mumubonye, yitwa Florence. Tumuhaye ikaze mu kiganiro, ari kumwe n'umugabo we yitwa Simon. Flora, reka mbaze guha ikaze, cyane ko atari ubwa mbere navuga ngo tuganire, ushize twaraganiriye ujuje. Flora, mbabare rwose ibintu byo kutishima ubireke, siko bimeze? Ndishimye. Sa ntabwo yishimye. Kuki utishimye? Ndishimye pe, ariko nyine ntabwo byabura n'ibintu nagiye mbona, kandi nta mutima mubi ngira. niyo mpamvu nahisemo kuzana umukunzi wanjye kugira ngo bamurebe. yego hari abagiye bavuga ngo n'ubundi mbonana na wa muntu, kandi rwose biriya byarangiye 2016. mu mpera zawo ntabwo ni ukuri twongeye kubonana pe. ibyo ngibyo wibyegereza umutima, sibyo? byarambabaje, ariko bizagenda bishira. kandi nubwo byambabaje, hari n'abagiye bamumuriza umutima, bambwira ngo Florence humura kandi komerezaho, nanjye nkagenda numva ko Imana iri kumwe nanjye. Nibyo turaza kubigarukaho ibyo bintu, ni nabyo twifuza ko tuganira mu kanya gato cyane. Reka mbaze nakire Simon. Tugaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. murakoze cyane ko bw'ikaze muduhaye, natwe twishimiye kuba ku nkuru yanjye. Nibyo gaciro gakomeye cyane kuba turi kumwe nka couple. Mvuze nti ibanye neza, byaba ari sawa? niko bimeze rwose, ibanye neza, nta kibazo. Njye na madamu wanjye turumvikana, tubanye neza cyane. Ubushize rero twakoze ikiganiro, navuga ngo ni ikiganiro nkeka ko mbibona gishobora kuba cyakomerekeje Florence. niwe wakitangiye atanga ubuhamya bwe, ariko abantu batumvise neza ikiganiro bacyumva mu buryo navuga ngo ubutari bwo, ku buryo navuga ngo ni uburyo byanze kunze, ubonye umuntu agututse yihandagaje kagutuka, ni ikintu navuga ngo cyagukomeretsa byanze bikunze. Florence uko yari yaje ameze, morali yaje afite zitandukanye n'uyu munsi. Flora, uratanze ubuhamya uvuga uburyo nyine wakunze umusore wagukunze, nyuma ukaza kumenya ko ari umugabo waramukunze, waramaze kumwimariramo, bikaza gutuma umukunda mu buryo butabaho. Noneho kimwe mu bintu byagukomerekeje ni uko waje gusanga uwo muntu ari umugabo afite n'umugore mukamenyana, mukajya kumusura muri kumwe n'uwo musore, mukagenda yakubwiye uti uvuge ko uri inshuti mwiganye, ibyo bintu no kumwikuramo bikakugora, ariko bikaza kuba finally ukaza gushaka n'umugabo ari we Simon. bamwe bakavuga bati n'ubundi ntabwo ngo wigeze urikana n'uwo mugabo wubatse, ahubwo uracyakomeje kubana nawe, uracyakomeje guca inyuma umugabo wawe. uyu nguyu Simon, umugabo wawe Simon. iki kintu arabizi ko mukunda,
ni ukuri kandi nawe uko yansanze arakuzi ubwo buhamya tuzabuguha ntabwo turabugeraho ariko aranze wese pe kuko twaraganiriye nabiyanda ndabanza ndabimuganiriza sheri arabizi ko mukunda yego none se wenda Flora ukomere sibyo ukomere birumvikana ko ari igikomere cyakubabaza Sayi bira amarira hafi yego sha nibyo bavuga ngo umugore n'uyiririra sibyo Simon niko bimeze kuko njye ndi umuvugabutumwa bwiza Bibiliya itubwira yuko ubundi abagore inzabya zibumba zoroshye bagira imitima yoroshye niyo mpamvu ashobora kuba yasoma wenda swati nka ziriya komantere akaba yagira emotion y'akarira kandi koko niko bimeze gusa nta kibazo agomba gukomera hari abantu batanga komantere zabo bitewe na situation barimo umuntu akahita akubwira ikintu wenda swati yarahuye umugabo we yaraterese undi mukobwa akamumutwara umuntu najya kuguha komantere azaza gutura wa mujinya wose yarabitse mu minsi yashize yose kandi nyine wenda akamvuga iki kintu nuko ubuhamya bwo ndabuzi ko nk'abakristo nyine hari uburyo nyine twahuye mu buryo bukomeye cyane bw'igitangaza cy'Imana wenda tuzabivuga ubutaha ntago wenda uyu munsi tubivuga ariko tuzabivuga ubutaha hari umuntu rero ubu hari uburyo nyine nahuye nawe nk'abakristo rero twabanje kuganira tubwizanya ukuri kwaho twagiye tunyura kugira ngo buri muntu wese agire ubundi urugo kugira ngo rubeho neza nuko abantu babwizanya ukuri kugira ngo cya cyizere kigume hagati yabo ubwo rero ni ukuvuga ngo yaba ari ubateye komantere mbi ngewe nta n'ikibazo namugiraho kuko icyambere umuntu ashobora kugusubiza nabi bitewe na situation yibereyemo ibyo bintu rero umuntu agenda ahura nabyo nanjye nkora kuri social media mfite channel yitwa Iryo kuri TV ubwo rero iyo mitego yose tugenda duhura nayo niyo mpamvu nyine nakomere cyane nta kibazo none se kumva icyo kintu kimubaza batomora akavuga bati Florence uca inyuma umugabo wawe iki kintu we ntabwo ucyumva cyakuriye nta kuntu cyane njya kubera yuko ubundi icyizere mufitiye ibyo nyine kirahagije ku buryo komantere umuntu wese yatanga kuri ku kiganiro cyahise ntabwo zanyeganyeza kuko ubundi ni mu myaka mike tumaranye irenga 4 umuntu bumaze kumenya neza Gerard wenda nubwo bwose hari utundi tuntu butari wakamenya bitewe no kwari nabanditse nanjye narabikurikiranye barandika baravuga ngo aracyari umwana mu rugo ariko ngira ngo buriya kenshi bisanzwe bizwi yuko hari abatandukana bamaze imyaka 50 bakananiranwa hari abatandukana bameze amezi 3 hari abamara umwaka nta muntu ugira experience mu rugo burya uko byagenda kose kuko nishura umuntu akomeza yiga uko iminsi igenda ishira umuntu akomeza agenda yiga mu myaka rero tumaranye tubanye njye n'umugore wanjye nkunda cyane rwose abantu bazabyumve ndamukunda bihagije reka ngo bihagije rwose pe Jera reka mamiriza abantu bakurikiye inkuru yanjye yuko bibaye ngombwa ko nsubira mu busore bakambwira ngo ujya guhitamo nakongera nkamugira umugore bite niye mpamvu Ndamuzanye afite qualité utapfa gusanga ku bantu bose nkuko byanyuze muri cya kiganiro cya mbere abivuga yavuga ati waneletaga yazanye ikofa akajya anyereka amafaranga afatika atikoreremo madamu ntakoremo ibyo ni ibigaragaza ubunyangamugayo umuntu aba afite uko ndahamya ko urubyiruko rw'iyi minsi swati wenda nk'abakobwa utamuha ikofi
ngo avuge ngo ntabwo ari bukoremo. Abo bantu bagira uwo mutima ni bakeya Gerard, sibyo? Ni bakeya cyane. Iyo ni karite igaragaza ubunyangamugoye umuntu afite. Iyo ni iya mbere, nanashingiraho nongera kumugira umugore wanjye niyo nasura mu busore. Iya kabiri nuko wenda hari ukuntu mbere njya kumutereta hari amakuru nge nari mfite kuri we, kuko nababwiye ko ndi umukristo, wenda azababwira ukuntu byagenze. Amakuru nahawe n'Imana neza nasanze ari 100%. Siko bimeze. Ubwo rero icyo ngicyo byonyine bigaragaza neza yuko madamu wanjye niyo yagenda akamara ahantu iminsi, naba nkimufite cya cyizere nani mufitiye. Ubwo nyine ubyumva yabyumvise, umugabo ubyumva yabyumvise ibyo ushatse kuvuga. Afra, byakuriye gute cyangwa n'uyu munsi cyari kukurya gute, ko byana gute n'amarangamutima uzamurijwe, sibyo? Ikintu cyane cyambabaje muri zira komantere nuko bagiye bavuga ko n'ubundi nyikomezanyije n'uriya muntu, mbese baramunyibutsaga kandi nashaka no kumenya ibye. Mwumva ko sheri ndamukunda mu rwego n'ukuri, kandi nawe narabikubwiye. Umugabo wanjye ndamukunda. N'inyuma ya kamera yarabimbwiye. Yego. Ndamukunda. Nta kintu njya musaba ngo akinyime, kandi nk'uko nababwiye ngo yaransohokanaga uriya muntu akangurira biriya byose, mbabwiye iby'umugabo wanjye yanguriye biruta n'ibyuriye, kuko uyu nguyu twakundanye igihe gihagije kandi tubonana buri weekend, nawe urumva nawe yagiye ansohokana ahantu henshi. Mbabwiye w'ibintu yankoreye sinabivuga ngo mbirangize. Uyu mugabo wanjye ndamukunda, yaranyubashye, twakunda abasore bubahuka abakobwa. Uyu mugabo wanjye niyigeze abikora. Papi twarinze tubana atankojejeho n'intoki ze. Nukuri umugabo wanjye ndamushimiye cyane, kandi n'abandi bafite abo bakunzi. Wenda yarafite tagiti. Ariko uyu wanjye we nk'uko yababwiye ngo yatumwe n'Imana, nanjye yaje amakuru yiwe nyafite. Mbwira, icyo gihe navuga ngo ucyumva iki kintu cyo kuvuga ngo uracyari kumwe n'Uriya, muca inyuma, kandi ubizi ukuri kwawe, nahise numva nshaka kubwira umugabo wanjye akaza akababwira uko yansanze, kuko uko bambona, uko bambonye hariya ndi kuvuga, nshobora kuba naraje ndi guseka, sibyo Jera? Kuko ibintu byinshi hariya nabivuze ndi guseka, ariko kuba narabivuze ndi guseka si uko nari nishimye, ahubwo naje kubibwira abantu kugira ngo nabo bige kandi bajye basenga, kuko Imana niyo ishobora byose, Imana niyo itanga byose. Umugabo nayisabye, ndababwiza ukuri, ni Imana yamaye ibimenyetso byose nayisabye kuri we, nibyo Imana yamaye. Ni ukuri rwose Imana kandi ndayishimiye. Kugira ngo duce amazimwe, ntugire ngo ndimo ndakubaza ibintu wenda nshaka kukuromba. Ntabwo wigeze umuca inyuma nk'ibyo bavuga. Umugabo wanjye si ubungubu kuko mwuka bya habe reka nkubwire, usibye no kumuca inyuma n'ibindi bijyanye nabyo, ni ukuri sinabikora. Kandi icyizere cye cyonyine angirira nicyo cyatuma mpagarara, urumva, ku ijambo cyangwa ku cyizere, bigatuma umugabo wanjye ntago reka hapi rwose, nawe ngere mvuga ati wapi, ntago nabikora. Umugabo wanjye ndamwubaha, mwubaha n'abana banjye, kuko biriya bintu iyo ubikoze n'abana uba uri kubaragiza umurage mubi. Biriya bintu bikurikirana n'abana Jera cyane. Iyo umuntu avuze ikintu utigeze ukora, ndabizi. Niyo mpamvu nararize mpamagara umugabo wanjye, ndabyibuka yari ugisohora kiriya kiganiro, ntago yari ari mu rugo. Nahise muhamagara mbere yuko nguhamagara. Yego, naramuhamagaye, ndabanza ndarira kuko arambwira ati sheri humura, kujya kuri social media niko bimera.
nuko nyine umutima uracururuka njye nahitaye kugikura no gufunga commentaire cyangwa kimwe muri ibyo ngibyo naranegusabye gato kugira ngo nice ibintu. Simon, wenda kuba uba uzi ukuri k'umugore wawe, uzi ko wamusanze, uzi ko mubanye, ukumva abantu bari kumusesereza, yamusesereje byanze kunza baba gusesereje, ntabwo byakuriye? Jera ubundi njye nkurikije aho nanyuze, nta magambo na make wambwira ngo disturbing, kubera iyo mpamvu urugendo rwanjye rw'ubukristo ubwarwo sibyo, ibyo bikomera umuntu agenda binyuramo. Ibyo rero nabinyuzemo bihagije ku buryo nta commentaire watera cyangwa se nayo wambwira, nabwiwe akomeye kuruta ari. Ubwo rero ngenda komeye kuko urumva ntabwo ari ubwa mbere binyuzemo, ndabizi mbo. Gusa iyo wumvishe madamu wawe bamusesheje bikanamwafekta, ugerageza kumuba hafi nyine, ukamuhumuriza, ukamutera courage sibyo, kugira ngo yumve ko akomere. Gusa social media niko zimera. Reka twigire wenda kuri ku bindi n'abantu babyumve mbere yuko tujye no mu bindi. Tujye dutera commentaire, ugasanga utaye commentaire isesereza umuntu utazi ibintu ari gucamo, utazi amarangamutima y'ukuntu wenda yoroshye. Simon uvuze ati abagore ni inzabya zoroshye, no kuvuga akantu gato cyane gahita kamukomeretsa. Kuki dushaka gukomeretsa umuntu uza ahangaha haje kubw'ubuhamya? Utangiye noneho ugasanga umuntu ashyizeho commentaire itukana, ikiganiro nta nubwo kiramaraho n'iminota 2. Ese mu by'ukuri ikiganiro cy'isaha wahise wumva ibirimo byose uteraho commentaire? Tujye tubanza dusesengure mbere yo kwandika commentaire, by'umwihariko tukumve ikiganiro, tukumve impamvu y'ikiganiro cyagiyeho. Simon, niki navuga ngo wakundiye uno mudamu? Njyewe ndabizi neza nimbivuga baraza kunyataka, ariko ntabwo bamfite sibyo. Buri muntu wese agira amarangamutima ye. Uyu mudamu ikintu namukundiye ni ikintu kimwe, ntabwo ari kimwe, ni birenze kimwe. Yego, ikintu cya mbere Jera, ubu nimbitangiraho nahita njya mu buhamya bw'uburyo nagize, ariko twanabijyamo ikibazo nta kibazo. Uyu mudamu ndavuga sheri wanjye nyine, ubundi ngiye maze gukizwa ntabwo nari nemerewe gutereta. Kubera iki? Ni amateka, kuko ndi umuntu wahuye n'urugamba rukomeye rw'abadayimoni, bitewe n'amateka yanjye. Wenda bo tuzashaka n'umwanya mbabwira uburyo nize bikantera umwako, bikaba intandaro yo kwicwa kw'ababyeyi bose. Yego, ubwo rero urwo rugamba nari mfite, nanjye nari mfite urugamba rw'uko umuntu agomba kundangiza ko yarangije bose ari njyewe target. Hanyuma nkimara gukizwa Imana, wenda guciye mu ijambo, ni bimwe by'amarozi, amashyari. Yego, nibyo. Noneho maze gukizwa nari mfite urugamba rukomeye nyine. Nibwo Imana niyo yanyibwira, ambwira ati mba nari mfite abakobwa dukundana nanjye bageze muri 2. Ndangije ubwo ngubwo nkimara gukizwa, Imana irambwira ati no, bahagarike, ntabwo byemerewe. Bitewe nge natekereje ko bitewe n'urugamba nari mfite, ntabwo nari gukundana ngo nindangiza njye kugira gute no gusenga ngo bizavemo. Cyane cyane ko Imana buri iranatureberera, iratureberera ibiri imbere bya ahazaza. Gusa rero mu gihe reka nirukanke wenda mbicagagwemo, kuko ntabwo ari bwo wenda ntangiye kububona ubwo buryo twahuye, wenda tuzabivuga neza twitonze. Ikintu namukundiye, nigeze gusenga Imana, ngererwa amahirwe, Imana ivugana nanjye irambwira ngo nsaba icyo ushaka ndakiguha. Nari mfite ubwoba bumwe nkimara gukizwa, kuko nari ndi umupagani. Nakijwe ejo muri 2014, urangira umwaka wa 2014 mu kwa 8. Ni myinshi urumva nyine, hari ibyo nahuye nabyo bikomeye nyine muri iyo minsi yose. Noneho
maze gukizwa ikimara kumbwira ati ibi ntabwo byemerewe, numvishe ngize ikibazo gikomeye. Numvaga abantu bakunda gutanga amakuru bavuga ati Imana ishobora kuguturanyiriza wenda nk'umukobwa umeze gutya wenda utagendanye no gushaka kwawe. Numva ngize ikibazo gikomeye bate Imana, niba warabimbujije wa wundi wawe uzaterura. Bakundaga kumbwira yuko Imana ishobora kukuzana nk'umukobwa mubi. Nimvuga gutyo ntimuntera amabuye kuko umva we kwisobanura cyane niko bimeze. bambabarire ntacyo niba nayantera ngenda bimenyereye nta kibazo. Numvaga nyine ko mu gakiza niyo myumvire yanjye nari mfite, niyo mpamvu mbisobanuye. Numvaga ko abantu bakijwe bamwe na bamwe Imana ishobora kunterura wa wundi utagendanye n'amarangamutima yanjye, reka mbivuge muri ubwo buryo, hanyuma nkazabaho numva nishimye. Noneho nza kugirwa amahirwe nsenga Imana irambwira ati nsaba icyo ushaka ndakiguha. Ati Imana ndabizi ko wambujije kuba nagira umukobwa tugirana ubushuti, bene ubwo nzabivuga neza muri detail n'uburyo yabanciyeho kuko yo yazanaga inkoni zikahita zimanuka uwo mwanya. Ntago ari ibintu wenda Imana yatumaga abahanuzi oya, byataga bibaguha umwanya. Ndabibwira ati Imana, icya mbere urabiza amarangamutima yanjye, nkunda abakobwa b'inzobe. Icyo nayo kondisiyo nayihaye, sibyo? Kuko numvaga njyewe nayibwishije ukuri. Ndabibwira ati Imana twumvikane, niba kuko ubimbujije ndashaka kugira ngo byibuze uzampa umugore, sibyo? Numva nkunze mu mutima wanjye, ntazigera mba umugabo mu rugo ariko mu mutima ndi umusore. Icyo kintu uracyumva? cyane nacyumva kuba umugabo mu rugo ariko mu mutima uri umusore wumva utarashatse. Yego nicyo kintu nayibwiye, iyo niyo point nayibwiye. Ati ngiye nshaka kugira ngo nzatunge umugore koko n'umutima wanjye mpamanya nako ko ari umugore wanjye. Sinifuzaga yuko wenda bana n'umugore ntashobora kuba na presenta. Nicyo nshatse kuvuga buriya. Nanone buriya hari aga point tumvishemo kuba uri umugabo mu rugo ariko uri umusore mu mutima, ni hahandi wenda swati nk'umugore ashobora gutambuka ukagenda urebuzwa kuko amarangamutima yawe atabaye satisfied. Nicyo kintu nakirwanyaga nk'umukozi w'Imana uhagurutse, Imana ihamagaye ngomba kugenda mu kuri kwayo. Nambwira ati uzahura n'ibyifuzo byanjye, nkunda bameze batya, nyiha detail, sibyo? Noneho ndumva iki kintu nayibwiye. Hari n'andi mapoint nagiye nyibwira nyine bitewe n'uwo nshaka kuzabana nawe. Hanyuma rero Imana mu minsi yo kuba ubwo nayibwiye 2014 byasoye muri 2015 2017 numva nibwo nagiye kumureba. Imana yanzaniye yerekwa, hari abatabizi ko bibaho ariko nyine Imana irerekana. Inzaniye yerekwa, nari ndi mwiyerekwa numva nishimiye uwo muntu tutari twanahura. Yego bitewe nuko ibyo nayisabye mu marangamutima yanjye nibyo yanzaniye rwose pe. Mwiyerekwa ndamubona ndavate rwose uyu nguyu Mana mpuza nawe. Siko bimeze. Ibyo nabonye byose rero nibyo namusanzeho. Bivuga ngo uko nasabye Imana mbese niko yampaye muri makeya. Wamubonye mu nzozi ubona utaramubona live? Nyine abantu bagomba gusobanukirwa yuko Imana hari uburyo yerekana, hari uburyo isura abantu mu byiciro. Hari abo ikoresha ijwi rikavugana nabo nkaryumva utaryumva. Hari abantu Imana yereka ikoresheje iyerekwa rero ni igihe ushobora kubona ibintu gutya ndi kuri kamera wowe ntubibone. Ni uburyo Imana ikorana n'abantu bayo. Ikindi nanone Imana ishobora kuba iryo niyerekwa rimwe umuntu ashobora kureba ari maso. Hari n'irindi yerekwa Imana igutiza agatotsi gato ukahita ujya kureba ibyo ishaka kukwereka. Hari rero n'uburyo Imana isura abantu mu nzozi igakomfaminga ukamenya ko ari yo bitewe n'uko usanzwe uvugana nayo. Ngere no muri ubwo buryo nyine nari ndyamye ndabibona neza, kandi nyine
nibwo buryo ivugana nanjye kandi nkamenya ko ivuganye nanjye yego nk'ibimenyetso nkabibona bifatika icyo wari wayisabye umukobwa w'inzobe ujya gutya rero uramubonye nari nakubaje kare nibiki wari wamukundiye ikintu cya mbere wamukundiye inzobe sibyo wirakara Flora wishimye nibwo bamuteye amabuye icyo kintu ni icya mbere nicyo nabwiye Imana bati mu marangamutima yanjye nkunda abakobwa b'inzobe sibyo Imana nayo irabikora kuko irabyumva kuko yari yambwiye ngo ninsabe ikintu cyose nshaka iragikora Imana rero ntigihemuka kandi icyo yavuze nyine iranagikora koko murabona yuko uko byagenda dore ikintu ngena nirindaga muri kiriya gihe ni ibintu byo bimaze kwaduka yuko abakobwa benshi batangira kwitukuza ndabata Imana ntuzegere umpa umugore nzashaka ari inzobe kuko niyo marangamutima yanjye nawe ndabizi kuri iki kiganiro ushobora kuba ukunda ibikara nta mahitamo yawe se byose ntuzegere umpa umukobwa w'inzobe witukuje ngo mbyara abana b'ibikara kuko ubundi uko bimeze niba wenda hano yaritukuje ari inzobe mu maraso muri neza ari igikara n'ubundi mu byari bikara kandi ari inzobe ibyo bintu Imana yarabinkoreye rero sasa bati noneho Mana ibyo nayisabye nyine birabonetse sibyo hanyuma rero ni ukuvuga ngo icyo nicyo cyari icya mbere nayisabye ugize gutya rero uramubona ku nshuro ya mbere ukimonono amaso ku maso sinkomeze ikiganiro Florence atishimye uko yagize uko neza urumva ukimubona ku nshuro ya mbere wumvise bimeze gute muri wese wahise uvuga uti Imana iransubije ndashaka unshuranyize uwo munsi wa mbere umunsi wa mbere abantu rero buriya bagira ibintu byerekeranye n'iyerekwa hari n'igihe buriya hazamo n'ibindi ariko umuntu akaba afite password nyine izamugayidinga ikamugeza hahandi nyine Imana ishaka hari undi muntu nayo nabonye dukorana ubukwe ariko yari igikara nkigerayo bwa mbere nkimubona nahise numva ari umutima wanjye ukunze numva rwose ndamwishimiye 100%. Sibyo noneho nyuma yaho kuko niwe wabanje kuza namusanze mu rusengero n'umujyana w'umukoraliste musanga mu rusengero korali yabiraririmba niyo yabanje hakurikira indi korali hazamo wa muntu none umeze nk'ubona abonye neza muri iryo yerekwa nanone we twakoranye ubukwe nyine mwakoranye ubukwe ariko mu nzozi yego yari yabinyeretse mu nzozi ariko hari ikintu ashaka kunyigisha kuri uwo nguwo narakije ndakiza icyo ntabwo ndi bukivuge noneho ubwo nsigara kuko urumva nari nabanze kugira iyerekwa ry'uyu nguyu haza n'irya kabiri urumva gusa nyine hari ibintu Imana ibishaka kukwigisha hanyuma rero sasa mbanza ngera kuri wa wundi nyine turavugana mbona ko atari ibyanjye byo ndabyihorera noneho ndavuga ati rero noneho sasa reka nkomeze noneho kuri bya bimenyetso bindi mfite uko yarabimpaye yego maze kubimpa rero nibwo nagiyeyo namaze amezi 2 mu Gatenga hateranira nteranira buri munsi amateraniro yose mwagiraga amateraniro 3 yega amateraniro 3 naheraga mu gitondo ko nge ntago nahise mpubuka ngo ngere mite njya kumugano ahubwo narabanje ndatuza mwigaho muri aya mezi agera muri 2 yose nterana amateraniro yose ubwo nese ni program amenya amasaha nyinumva batagaga amatangazo y'uburyo amakorara azagenda aririmba haterana iryo yateranyemo noneho nkamugenda inyuma ku buryo atamenya ko mfitanye nawe gahunda amezi 2 yose mugenda inyuma ndeba imico ye ndeba uko bana n'abandi gutyo hari utuntu twinshi cyane nagiye ngira gute ndebaho kugira ngo mfate umwanzuro wo kuvuga ati reka noneho mwegere musabe gahunda tuvugane mana amezi 2 yose rero mugendaho nyine atabizi
rimwe na rimwe ndumva yigeze kunsuhuza umunsi umwe nyine na mugenzi inyuma arasigara ahita ansuhuza nyine, ariko nyine njye nese ndikomeza kugira ngo namwereka ko hari gahunda zihari. Yego, hanyuma rero gusa nkimubona numvishije anyuze umutima wanjye, ari physical appearance, nese numva anyuze umutima wanjye, ndavuga ati uko byagenda kose n'uyu. Wa Flora, ubwa mbere umubona rero ariko niwe wahagaze uramusuhuza? Ntabwo namusuhuje muzi Jera, niko kundi abakobwa bavuye mu rusengero, urumva nari umuririmbyi, ngenda mu ntuzi, urabizi y'abaririmbyi, wigeze ubaho umuririmbyi? Oya, wapi. Abaririmbyi rero iyo baririmbye bamanza bakanyura aho barepetera, bakabaha utunama dukeya, barangiza bagasohoka. Njye rero nanjye narasohotse, nsohotse nkubitana n'abandi bantu ntagombaga gusuhuza. Uyu sinari muzi, namubonaga gutyo gusa, ariko ni nabwo bwa mbere nari mubonye. Nsuhuje abandi, n'uyu nguyu ndamusuhuza, ariko nazi ikiri kumuzana, nazi gahunda ziwe. Nuko nyine birangira gutya. Nta kintu na gito se wumvise? Hoya habe. Kuko icyo gihe nsuhuza twe twasohotse mu rusengero hepfo gatoya, kamanuka hepfo ahandi haruguru yo kwanuza aho yacuruzaga nishimwe. Noneho arahagarara, hari abantu ubwo yari ategereje kumva, njye namugendaga inyuma mwigaho, hanyuma abantu yari ategereje ahita ahagarara. Umva umuntu kuri inyuma niwe ahagaze, uko byagenda kose wese ahindukiye ahita nsuhuza, ariko njye mpita nikomeza nk'umuntu udafite gahunda nyine nawe, ariko kugira ngo atamenya na gahunda ukuntu imeze. Naho ngaho ashobora no kutabyibuka, ahubwo kuko ntabwo yari azi gahunda. Gusa aho avuga naho noneho nafashe umukoraliste umwe wabo mu mutuma, undi amati genda ubwire runaka ze tuvugane. Ariko ibyo tuzabimuha mu buhamya sheri tutagira. Kuko ni byinshi twagiye dusubiza. Okay, mbwira niki wamukundiye ubuhamya, reka tuzashaka umwanya w'ubuhamya bwanyu, ukuntu mwakundanye, ukuntu byaje, icyo buri wese yari afite mu mutima. Niki wakundiye Simon, cyangwa umukundira n'uyu munsi, ariko tubaze icyo wamukundiye mbere na mbere. Icyambere umugabo wanjye, icyambere mukundira yabanje kunyigaho, kandi ikindi mukundira yaje atandukanye n'abandi bose. Urumva wa undi twakundanye imbere Jera yarapfukamye mu nzira ararira, mbibwire n'abantu bambwire niba uwo muntu wamuhakanira. Yaraje mu muhanda wa kaburimbo, yarariza amarira aruzura mu muhanda, arambwira ati najyaga mbona utambuka hano, najyaga nkubona ariko naragupfiriye. Ararira arapfukama, umuntu w'umugabo. Ibaze kubona umuntu w'umugabo yapfukamye Jera. Ndangije urabiza abagore tugira amarangamutima, ndavuga ndamuhagurutsa, ndamubwira ati basi ihangane. Ndamubwira ati ihangane, niko guhita nyaka nimero zanjye ndazimuha, akajya amamagara gutyo. Urumva nawe urumva ari nkawe nk'umuntu waje agapfukama akajya, ubundi ntabwo napfaga kwemera umusore uwo ari we wese wahitubwiye ngo nzire mu buzima. Iyo wazaga narabanzaga nkagusengera, nkabanza nkakubaza Imana, ariko uwo ngo sinzi ukuntu yaje mu buzima bwawe. Yakoze hamwe abagore uwo ngo yo kumutindaho, ahubwo bari bakubajije wamfatse ute bwa mbere. Sheri ikintu namukundiye nyine nicyo nari nkomoje kuri uriya nyine. Urumva we yaje apfukama, ariko uyu nguyu yaje atandukanye na babandi baguhamagara ati nagukunze. Yaje atandukanye na babandi uhita uhurira nawe mu nzara ati nimero zawe. No, umugabo wanjye urumva yanegereje ahubwo yababwiye make. Yambwiye ko yanegereje amezi 2 n'igice. Urumva ibaza uwo muntu kuva ku gisozi kuvugisha. Yego. Kuko hari n'igihe yanegerezaga kambora. Yego. Sibyo sho. Sibyo sho.
ni iki rero navuga ngo kindi wamukundiye akimara kuza sibyo kubwa ko agutegereje? Njye nakundaga ababogari, sibyo? Nakundaga umusore ushyitse kuko hari ukuntu muri karitsiye cyangwa mu rugo bambwiraga ngo hari igihe nashaka hari amasongi nababwira ati njye ntabwo nzashaka isongi, nzashaka umugabo ushyitse ukuze kandi umugabo ufite igihagararo, apana babandi b'abana kuko iyo wazaga ufite 25 sinakwemeraga, numvaga nzabana n'umugabo. Urumva njye nari ngiye gushaka ndi mutoya, navuga ati uko byagenda kose ninshaka umuntu ukuze tuzajya tugirana inama ahabona nakomeretse. Wa uvuga ijambo kumva kuko ararihamije. Yego. Wa wundi ubwira ikintu, niba hari umuntu ubwira ikintu kumva mbese agusubije akantu katari keza, ariko umugabo wanjye turicara tukaganira. Ikintu namukundiye rero urumva ko yaje atandukanye n'abandi bose. Yego. Ikindi cyatumye mukunda kurushaho, urumva abandi barakubwira ngo duhurire ahantu runaka, duhurire aha yenda mu hantu tunywe n'agafanta iki, ariko umugabo wanjye yaje mu rugo ambwirira imbere ya muzehe na mukecuru kwa nkunda ashaka ko twubakana urugo. Ku nshuro ya mbere urumva namuciye mu ijambo. Icya mbere hari ibimenyetso nari mfite, iyo yibeshya agahushanya n'icyo kimenyetso nari guhita ngenda, kuko urumva njye nari mu mugambi w'Imana, kandi ikindi naje abizi ko ngomba kuza muri icyo cyumweru. No kuvuga ngo rero nta guca ku ruhande nari mfite, uko nyine njye nari nagize igihe cyo gukundana n'abandi bakobwa, ariko ubwo nari mfashe umwanzuro wo gushaka umugore. Niyo mpamvu ntaje nca ku ruhande, naje nyine target. Noneho ubwo ngubwo iyo banyine nuko atabizi impamvu nabikoze, kwari kugira ngo mpite mutungura mbonere yakisabona uwo mwanya, kuko iyo ahita ahushanya n'ibyo muri ibyo bimenyetso nahawe, wenda tuzabivuga mu minsi izaza, sibyo? Nari kwita mubwira tukagana bisanzwe nk'igendera sinzagaruke, kuko nebyaye kuba bihushanyije n'iby'Imana yambwiye. Ndashaka noneho mbwire gufata umukobwa ukamubwira imbere y'ababyeyi ati ndagukunda kandi birenze kuri ibyo ngibyo ndifuza kumbera umugore, wari ufite icyizere kingana iki ko atagutera indobo imbere y'ababyeyi? Ubundi wenda hari akantu yibeshyeho, wenda ashobora kuba yibeshyeho. Ntago ibyo bintu babivugira imbere y'ababyeyi, ahubwo bari basohotseho gato, wenda ntabwo abyibuka neza. Bari mu cyumba sho, bari mu cyumba. Yego, ariko urumva ko byagenda kose urumva biri na saro ibyo yambwiye barabyumvise. Ariko no kuvuga ngo njyewe nari nifite icyizere yuko nintasanga atariwe, kuko nta muntu wakundanye n'abandi kuba wambwira ati wapi ntabwo byakunda, ntabwo byari bundemerere, sibyo? Niho nakundanye n'umukobwa umwe, 2 3, kuba warahuye no kuba kuvuga ngo ntibyavamo, ari simple. Rero nafataga ibintu bye nkabigira simple nyine, ntambwe ati ntabwo bikunda, okay, nekwita ngenda hakomeza gushaka wa muntu nyine uhuye n'ibimenyetso mfite. Ndetse mbwira, wari wabanje kwibagirwa, kuko uyu munsi turimo turajya ku ngingo y'aba ex, yarateje n'ikibazo gatoya. Wowe wari wabanje kwibagirwa aba ex bose, nubwo uri umurokore wari warabivuyemo byanze kunze, ntabwo uri umukobwa ugusigaramo, ntabwo uri ikintu runaka kigusigaramo, ntabwo uri akamenyetso runaka kagusigaramo. Wari wabanje gufata umwanya kwibagirwa ibyo byose kugira ngo uvuge uti none mfashe icyemezo cyo kugira ngo nkunde uyu mukobwa wabandi ntazigira mukomeretsa. Umva nkubwire ukuntu bimeze rero. Imana yabimbwiye ni mugoroba, ubwo ni muri 2015, sibyo? Irabimbwira ngo bari abakobwa bose bareke. Nari mfitemo umukobwa nkunda pe, numva nzanashaka, sibyo? Rwose nimfite muri gahunda mukunda, sibyo? Hano bwari n'inzobe, yari imibiri yombi, gusa numvaga mukunda. Ariko maze kwibwira atari kwa Mana, ubundi ko nawe ukabya ko wanga gutendeka nkaba ntatendetse, ubundi bimeze bite uyu nzamugumana, nanga kumva. Ariko yampaye igihano kimwe cyamaze
umunota umwe ndumva ari umunota umwe uwo mwanya umuntu akimara kuva aho ngaho mpita mfata umwanzuro buriya Imana irihannye iguhanira aho ngaho ku buryo byose byisibira nta muntu wongeye wakabiruje nzakivuga icyo kintu ukuntu byagenze hanyuma rero no kuvuga ngo njyewe ntumva 2015 ba excellent naraba nyine ntago nari mbyemerewe kuko yo yatega impano uwo mwanya uvuye ngo rero sasa ibihano by'Imana nubwo abantu bamwe batabizi birakomera kuruta ikindi cyose kibaho yego ubwo rero njyewe byo nari narabivuyeho ko nayimfashe umwanzuro wo kujya gushaka kugira ngo mpure na wa wundi Imana yanteganyirije yego reka tujye kuri Florence mbwira wowe sasa ujya guhura na Simon niwe wagombaga ko umugabo wawe n'uyu munsi niwe mugabo wawe waribagiwe baba ex bose cyane wa mu ex waguhaga care no kumwikuramo bye byarakunaniye wari wamaze kumwibagirwa already urumva iyo naza kumwibagirwa ntago nari kwemerera uyu nguyu kuko hari ibintu bijya bishwanisha abantu urumva iyo nza kuba akindimo uyu nguyu twari kuzajya duhora dushwana kuko nta muntu udafuha urumva kandi uko byagenda kose iyo umuntu kimukunda hari akantu ugenda ugarura kandi ukabwiye umwegisi wawe ni ukuri ntago akishimira pe rero nagombaga kumukunda narame kuko urumva twarangizanyije 2016 guhera uye aza kunereta nawe 2010 8 show 8 ntiwibeshye reka nkunganire 8 pe gera njyayo uriya yavuze muri cya kiganiro cya mbere bari bararangizanyije ahubwo hari undi bafitanye ubukwe mu kwa gatandatu ibyo nabyo nari kubigeraho yego yarahari kugira njye mise mbyihutisha kugira ngo tuhagere yarahari bafitanye ubukwe nyine yaramuporopozaga nyine yuko bagiye kubukorana ubukwe urumva uriya we yari yaragiye muri makeya ko hari haraje undi noneho w'umusore yego hanyuma rero bitewe ndashaka ariko Florence ambwira ku kantu hari haraje undi mutipe ugupropose kuko mugiye no gukora ubukwe ndashaka kumenya ukuntu uwo muntu yaje ukavuga uti ibi ngibi bikubye na 0 haje Simon ucamuza kandi ibyo byose twari kuzabivuga ariko nyine urumva nabanza kubwira hanyuma rero uwo muntu njyewe nkihagera naramubwiye arabyemera wenda tuzavuga ukuntu byari bimeze icyo gihe bwa mbere mu proposa buriya rero njyewe buriya bitewe n'uburyo mbana n'Imana yanjye ntabwo ari kumpisha wenda unamubaze nyuma yaho tumaze kwemeranya ko ari njyewe nyine tugiye gukundana hari ukuntu nyine njya ngira iyerekwa nkamenya ibizaba hanyuma naje kumenya amakuru yuko akivugana na ntabase bimeze bite uracyari kumwe na wa wundi yego wa wundi twaye tugiye gukora ubu ni wa wundi atari uyu nguyu abantu batwumve neza kugira ngo batagira ngo wenda yakomezanyije nawe ni uwundi twaye tugiye gukorana ubukwe urumva niyo wenda yaramaze kunyemera amaze kubona yuko ibimenyetso byose bihura nuko ashaka kwitaho akanira umuntu uwo ngo bari bafitanye gahunda byasabye umwanya se byose hanyuma njyewe rero kubera yuko nyine byihuta cyane amakuru umenya mbere ntabwo atese ko nabonye bimeze bimeze bite ubwo nyine nkimara kumbwa nibwo yahamije aravuga ati rero oya ndabona match atari ya yindi noneho mfite umuntu ushobora kuba yahita abona ibintu byose niyo mpamvu n'ubundi ukeza zira commentaire nta nazitinda kuko abantu b'Imana bari muri bo nta kintu bahishwa Furakora mva mufite ubuhamya bukomeye cyane none se mbwira ukimara kumva akubwira ko ukivugana n'uwo mwari mugiye gukora ubukwe bite ntabwo wikanzemo njyewe nuko hari ibintu byinshi tuzababwira mu buhamya bw'urukundo rwacu Imana nanjye nari narayisenzerega Gera si uyu wari wasenze wenyine
nari nasenze Imana yarambwiye ati mwana wanjye niwirinda ukanyubaha nzagukorera ubukwe narayisabye umusore w'ibogari umusore usenga Imana kuko nakundaga kujya gusenga hanyuma nyine n'ibindi tuzabibabwira ariko nyimara kumva ko nyine uyu nguyu ari kumbwira ati kuriya njya mbona muvugana bite kutamurekura naramubwiye ati koko nibyo turacyavugana ariko ndaje muhakanire nahise muhakana nahise numva nyine ko harimo ijwi ry'Imana kuko ibyo yambwiye koko yasanze ari byo nanjye nsanga nibyo yarambwiye ati uwo muntu ko nabonye mukivugana koko twari tugize ute yarakimvugisha hanyuma rero ntago byaje gutinda nahise muhakanira hanyuma nikomerezanyiriza na Simon wumva umutima wawe se uranyuzwe nyimara kumubona kandi Uriya umukobwa ajya kwemerera umusore ni ibintu tuzavugaho n'ukuntu namwemereye urumva ariko buranagiye kumwemera numva umutima wanjye wanyuzwe mbona amarangamutima yanjye ariyo wemeranywa nayo iyo hejuru y'ibyo byose mwaciyemo haje umuntu akavuga ati uracyari kumwe na wa wundi ukabuza ukuri kwawe reka nongere nsubire inyuma ibyo byose uhita umbwira uburyo byagushegeshe byatumye uraruta udasinziriye icyo gihe byari bimeze bite ambwira se ngo ndekane n'ubu ndavuga nasubiye inyuma muri komantere iyo wumva abantu baje bakavuga bati ntabwo wigeze urekana n'umu ex wawe n'umuntu mwahoze mukundana na wa mugabo ufite umugore kandi bakakwita amazina atariyo shabaranotse we ngo si ngo ntago ni ibintu byinshi n'ukuri ari nkawe nawe byagukomeretsa rero barambwira ati ibyo biyobe byawe sibyo bazaze mbereka abana nabyaye urumva ntabwo ari ngombwa kuko sheri yabibabwiye urumva ariko babanze bamenye ko iyi nzobe yanjye sinyirata ntago nyirata pe kuko iyo nza kuba nyirata mba nisiga amavuta arenze kugira ngo nkomeze mbi inzobe irenze kuko abantu baba inzobe kandi bakongera bagashaka andi mavuta barahari ariko ngewe nakumanye iby'Imana yamaye siyo nagiye gushakisha mu mavuta n'Imana yamaye nukuri batazajya bagira ngo ubundi jera reka ngere icyo mvuga aho ngaho social media ashobora kuvuga ngo ndi igikara bakakuziza kuri igikara ubu ngubu aramutse avuze ngo ndi igikara ari inzobe wasanga abana banamushyigikira bati kwere ntabwo uri inzobe we niyemeye rero niba umuntu ari inzobe koko mubyemere ko ari inzobe siko bimeze se niba ari imibiri yombi ntabwo namwita inzobe nzi ko ari imibiri yombi niko ari n'inzobe iryo joro mwasinziriye twarasinziriye ntabwo byamugoye cyane se nyine urumva we kubera ko atari intambara amenyereye byaramubabaje n'ubu ubonye ko emosiyo zimanutse ariko nkanjye wenda ku giti cyanjye ntabwo izi ntambara ni toto bitewe n'izo nanyuzemo niyo mpamvu nta kibazo njye nabigezeho uko nzi neza yuko hari n'abantu bashaka kubeshyira ibintu udakora tugana ku musozo rero ndashaka kumenya tuzategura ikiganiro cyanyu mwembi muduha urugendo rw'urukundo rwanyu uko mwakundanye ndashaka kumenya wigiye iki kubavuze biriya byose ati uca inyuma umugabo wawe ibyo wiratana inzobe iki wigiyemo iki Florence ngewe naje gutekereza ndavuga ati se bariya bari kubivuga baca abagabo babo inyuma cyangwa ni abakobwa n'ubundi bakundana n'abagabo b'abandi hari n'ikindi bavuze ngo n'ubundi ngo uko byasa kose ngo nzaroga we ubwo burozi ko nta nubwo ndabona uroga nta nubwo nzi n'uko busa kuko ibintu bambwira ni ukuri ko yandemye ngenda umuntu w'Imana ngewe ndakijijwe
nubaha Imana ku buryo niyo nsanze umuntu ari kubeshyera Imana mba numva nafata inkoni. Ni ukuri ibintu byose ni ukuri bavuga si byo. Bazajye babanza barebe umuntu, barebe karagiteri ze. Wigiye iki muri ibyo byose? Ni ukuri si wigeze kumbwira ngo ufate komantere zigiye nkakubuza. Sinjye wakubuje, niwe wambujije. Nari ndagira ngo nkomeze ndebe nyine uko babivuga, ariko hariya umuntu aba yarize. Ni byinshi nagiye niga kandi ngomba no kubwira abantu, kuko hari benshi bamamagaye bakamumuriza, abandi tugahura bakambwira ati France komera shikama, Imana izakomeza kugira neza. Hari n'uwanditse arambwira ati France uzagera kure, kuko ikintu wakoze ni icy'ubutwari, ni icy'ubutsinzi, kuba wararekanye na biriya, kuba wararekanye n'uriya muntu utanduranyije, Imana izakugeza kure. Ibyo byose byagiye binyubaka umutima. Kuba ufite umugabo ugushyigikiye gutya wifata gute? Niyo mpamvu mukunda, ni ukuri. Ukumva kandi hari n'abavuze ngo wasanga ngo naraje nabanje kubimubwira. Sheri wanjye ni umuntu tujya inama, ni umuntu ntabwo najya ahantu namubwiye, buri kintu cyose nkora mba nabanje kumugisha inama, nawe akangira inama. Biriya byose rero kuriya kose umugabo wanjye n'ubundi yari abizi. Naje kwa Gerard abizi, anama uruhushya, kuko ni byiza gusaba uruhushya. Umugore wese ni ukuri iyo asabye uruhushya umugabo we rwose aba yumva anezerewe. Kandi nanone iyo tugishije abagabo bacu inama bakabasha kutugira inama, natwe turushaho kubakunda. Kandi ikindi urugo rwanyu rutera imbere bitewe n'inama. Buriya abantu usanga bafite utuntu tw'udukimbirane nuko batabasha gushyira hamwe ngo bajye inama. Hari abantu batajya bashima ibyo bafite, ugasanga ufite umugabo ntabwo umwubaha, ugasanga ufite umugore ntabwo umwubaha, ugasanga ufite agaciro wenda ko kugira umugabo kumva ugushyigikira ntabwo ubyubaha. Uvuga iki ku bagore cyangwa ku bagabo bataba grateful ngo bashime ibyo Imana yabahaye? Nk'ubu ngo abone icyiza kiri muri Simon. Abo ngabo ni babandi usanga nyine bakuze amadivorce, ni babandi usanga bahora n'udukimbirane tudashira mu ngo zabo. Kuko yenda niba umugabo abonye ibihumbi yenda 10 cyangwa 11 agenda akamugurira igitenge, ntari bunyurwe na cya gitenge, ahita avuga ati uriya ko nabonye yambaye ikijana cya 25 kuki icyo utakinguriye. Umugabo bitewe na ya mafaranga yari afite kandi yabikoranye umutima ukunze, akajya kugurira umugore wakunda cyane igitenge. Warangiza wowe nubyakire, se umugabo azabyakira gute? Umugabo yarangiza yakugura yenda ikiro cy'inyama, ukumva ko yari kukugurira ibiro 2, ukabimubwira. Uwo mugabo azabyakira neza cyangwa azabyakira nabi? Umugabo akaza akakubwira ati she ni ukuri ndagukunda, niyumve ko ukamukunda, akamubwira ati se urukundo rwawe uhora umbwira ni ikiruzana, uruhekezwa n'iki? Yego ati vuga unashyire mu bikorwa. Ni ukuri niba umugabo buri ikintu ngewe ikintu cyane nubaha umugabo wanjye yambwiye ngo arankunda, mba numva binyuze umutima, nkagira ibyishimo biruta ibindi bintu byose. Iyo umugabo rwose n'abagore iyo nimugira amahirwe abagabo banyu bakabwira ko babakunda, ni ukuri bazaba babakunda, nta buryarya burimo. Ni ukuri kandi ikiranga umugore aho ari hose aba agomba kubaha umugabo kandi agakora icyo ashaka, kuko abagabo bose ahora ari abatware. Uko yakora ikintu uko ari ko kose, ariko umugabo azahora yitwa umutware. Simon, reka tugane ku musozo, dusoreze ku iki kintu. Uba grateful cyangwa ushima gute Imana gute ko yaguhaye icyo wifuzaga, umugore wifuzaga wasabye? Hari benshi cyane bakubwira ati jyewe nashatse umugore ntifuzaga, nashatse umugabo ntekereza ko atari we narose. Wowe ushima gute ko
Imana yaguhaye umugore yifuzaga? Mbese kuba yarampaye umugore numvaga nshaka, reka mbivuge nk'umuvugabutumwa, ni igitsi ku mutima gituma nzahora nyinambaho, uko nabitekerezaga ntabwo ariko nabisanze, kandi bintera imbaraga zo gukomeza kwiba imbere, kuko nzi neza ibyinteganyiriza ko ari byiza kurutaho. Bivuge ngo rero numva ngiriye icyizere Imana mu rwego umuntu wese atagihungabanya. Yego, ni ukuvuga ngo bituma nanone numva Imana nyigiriye icyizere nanone yuko nta hantu hakomeye nanyura itabasha kunyuza. Ikindi nanone reka ndumva icyo cyo nyingusubije, reka mbwira abantu nyine babonye kiriya kiganiro yuko twabitekerejeho, intego yacyo kwari ukugira ngo numvishe hari n'abantu batigeze bamenya ngo intego y'iki kiriya kiganiro yabura buhamya. Byera hari abantu bafite abakunzi babo bazana bakabaha ibintu byinshi. Urugero nk'uriya mugabo wakundaga sheri, sibyo? Yamuzanaga akamubwira ati akira amafaranga, akira ibi n'ibi, akira nkwandikeho ibibanza. Abo bakobwa bajye bashishoza, niba bumva koko bakeneye kuba bajya kubaka ingo nziza, bajye bashishoza, kuko umuntu mutari mwabana araje akugatereka nkwandikeho ikibanza, ese we ntago wahita ubona n'inyungu abikurikiyemo? Yego, bwari kugira ngo tubwire abantu yuko hari abantu hanze bagenda berekana ibintu, bafite impano nyinshi, bashaka kuguha ibintu by'amafaranga n'indi mitungo, ariko bafite target runaka. Yego, niyo mpamvu nambwira ati nta kibazo genda, kuko yagiye nanjye mbizi, yaje hano mbizi. Hari abavuze ati n'uwe nigeze kubona atera commentaire ati nk'ubu ngubu ko kuvuye nk'ari umugabo akagukubita iki, ati yoga. Iriya message narayisetse, kubera yuko ibyo biba ku bagore nyine bagiye batagiye inama n'abagabo babo, atazi nyine aho yagiye muri makeya. Njye ntabwo ari uko bimeze, twabanje tubiganiraho, turavuga ati mbese umuryango nyarwanda twawufashe iki mu buhamya twagiye tunyuramo. Ese hari icyo byakwigisha abantu, kandi kuko cyari gihari, nuko abakobwa ndabazi benshi bagiye bashakwa n'abagabo kandi bafite ingo, inyuma bakagenda bakababeshya yuko bagira gute ari abasore wenda batinze gushaka. Barahari benshi cyane abakobwa ari bo babyeyi bahazaza b'u Rwanda. Nibakora attention, niba umuntu aje wa mugani akuzanira ibintu byinshi, banza nawe usuzume wowe wo kugwa mu mutego wa bya bintu, ahubwo banze ucekinge neza umenye niba kuko ari umusore cyangwa nta n'indi mpamvu iri inyuma y'ibyo bintu. Ndumva aricyo navuga aho ngaho, ndumva ari ibyo bihagije. Nibyo abantu rero bajya bamenya ibyawo mbese. Ukaza uti ngo araza gukubita urushya, umugabo yamuhaye urushya, bumvikanye ibyo bavuga, bumvikanye uko baganira, so tujye tumenya ibyacu. Ahubwo abagore badasaba impushya abagabo babo bisubireho, mujye musaba abatware banyu impushya, mujye muganira. Communication ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwacu, cyane cyane wese. So reka tunagare ku musozi w'ikiganiro cyacu, tuzashaka umwanya abantu mwajye mubarubesha. Uyu munsi target yari kugira ngo tuvuge ko icya kiganiro cyabaye igikomere kuri Florence, bitewe nuko hari abantu benshi cyane bagitangira ikiganiro bahise bashyiraho commentaire zitari nziza, gusa nabonye benshi nanone baruta ba mbere bashyizeho commentaire nziza. So ntabwo nagize wenda amahirwe kubona umwanya ngo nsome commentaire, ariko ejo sinzi ukuntu nagiyeho cyangwa ejo mbona commentaire zibanza ziri positive, sinzi wenda izindi ntabwo nigize ndeba. So gusa nibyo, reka tugane ku musozo. Simon wasikoze cyane kubana natwe mu kiganiro, Florence nawe wakoze kubana natwe mu kiganiro. Yego, hari akantu nibagiye kuvuga, reka mbamaye impungenge yuko yaza kuba ari umwasama kiriya kibanza ari kuba gifite.
aza kuba ari umwasama hari ibindi byari kumukuraho bifatika ariko bitewe n'umutima yari afite wo kuvuga ati sinzigera mpemukira runaka nanjye bimbayeho byambabaza uwo mutima ubwawo urahagije kuba yaba umugore mwiza wakubaka urugo rugakomera. wa ufite amahirwe akomeye niyo mpamvu ukunda kandi abizi ko nta wundi namurutisha kuri arabizi ko mukunda cyane. Hanyuma bagiye bavuga ngo naraje ngo ndavuga ngo uriya ngo nawe ukunze kurusha uyu neva uriya se yandutira uyu yaje umva umutima umukeneye umushaka urumva nubwo uriya yaje atari we nasabye Imana nta kintu na kimwe yari afite ariko uyu byose arabyujuje yujuje ibintu byose nasabye Imana tuzavugira mu kindi kiganiro mu buhamya bwacu. Hanyuma ni ukuri nibyo. Mwakoze cyane kuba natwe mu kiganiro Inkuru yanjye naho utaha nitwa RWEME Mbabazi. Imana ikomeze barinde kandi ibashyigikire. Amakouple yo noneho mujye muba maso, amakouple mujye muba amaso, mukundane, umugabo amenye inshingano ze n'umugore amenye inshingano ze. Ako niko Imana ibaho umugisha. Ciao.